bose. Kwa kundi nabibabwiye, abana bawe, umugore n'ababyeyi bakubyara mukaza muhagurukanye, ushobora kugufasha kugira akamaro. Kuzuje gukora ahangaha abantu mu bibazo umuntu uri hano ngo nshakira akazi, nukuri ntabwo byoroshye. Ndabavuga mu ncamakeya, nzagira umwanya wo kugenda nsobanura buri buryo ukiramo ibyo ukenera muri ubwo buryo kugira ngo bukugendekere neza. Nkiremo liste y'ibyo ukenera, nkiremo mbasharinge screen wenda ya process yuko ushobora kaza neza. Nshuti bavandimwe, nongeye kubaha ikaze kuri Birthday Home. Nk'ibisanzwe rero ndabasuhuje kandi mbifurije kumera neza. Abantu bameze neza mukomeze mugubwe neza, dufatanye gushima Imana ko nanjye meze neza n'umuryango wanjye. Abatameze neza ni mwihangane kandi mukomereye, Yesu aborohereze, ntabwo biba byoroshye. Tuba dusabwa kumera neza kugira ngo ubwonko butekereze neza. Murabizi akenshi umutima ufite amahoro ni ubwonko bukora neza. So ndabifuriza kumera neza rero. Niba ari ubwa mbere tubanye, ndumva nakwibutsa gukora subscribe kugira ngo n'ubutaha uzabone ibiganiro byacu. Niba kandi dusanzwe tubana, nabwo ndagushimiye cyane. Nanakwibutsa ngo ikiganiro nikigera ku musozo ube watera comment, ukore like, kuba bifite icyo bitwaye na share nta kitwaye. Niba uzi ko aya makuru cyangwa se niba usanga aya makuru ashobora gufasha inshuti yawe cyangwa mugenzi wawe. So today I've come with a very interesting topic. Guys, nziko mwese abantu benshi barayikeneye iyi topic nazanye, kubera yuko abantu bakunda kumbaza mu bikari, mu ma comment, kuri IG na WhatsApp, bakambaza cyuzuzo uburyo n'ubundi buryo bundi umuntu yakenera bwo kuza aho ngaho. Uyu munsi ngiye kubabwira uburyo bushoboka, liste y'uburyo bushoboka busa nkaho bworoshye, okay, buri normal cyangwa se bukunze kubaho ku bantu biwacu bava mu bihugu by'iwacu bazamo hano muri Canada. Uburyo bworoshye bwo kuza ahangaha n'ubuhi. Ndabavuga mu ncamakeya, nzagira umwanya wo kugenda nsobanura buri buryo ukiramo ibyo ukenera muri ubwo buryo kugira ngo bukugendekere neza. Nkiremo liste y'ibyo ukenera, nkiremo mbasharinge screen wenda ya process yuko ushobora kubigenza kugira ngo umenye yuko wujuje ibisabwa, noneho ukaba wagerageza ku applyinga. No kugira ngo kandi impamvu mbabwira ibintu mukeneye no kugira ngo niba ndi umuntu ufite uri kugufasha ku applyinga nk'umu agent, ubashe kumenya uko umukurikirana, ubashe kumenya uko mwibutsa cyangwa se ukumenya niba ari kugutangira ibintu bifite gahunda bisobanutse. So uburyo bwa mbere rero bwihutirwa cyangwa se bworoshye cyane, kunze kuba ari ubusanzwe bworoheje. Murambabarira ntabwo noneho ndi bufokasinge muri kamera cyane kubera yuko nza nk'uwakoze akanote, ni ibintu bisa nk'ari byinshi n'amakuru menshi. So ntabwo nabasha guhita nyamemoriza utwo nandika ku ruhande, ndajya ndeba ku ruhande ho gato ku kanote ubundi ngaruke tubane. Uburyo bwa mbere ngiye guheraho ni uburyo bwo kuza uje nk'umunyeshuri. Ikiza cy'ubu buryo rero nuko iyo uje nk'umunyeshuri ahangaha, donc kwa applyinga visa yo kuza nk'umunyeshuri birihuta. Visa yo kuza nk'umunyeshuri iboneka vuba cyane. Ikindi gukurikirana process yaho ibintu byawe bigeze. Iyo applyinze visa y'umunyeshuri biba bisa nkaho bitanga ihumure cyangwa se ikizere kuri buri etape, biba bisobanutse. Ikindi kiza cyo kuza nk'umunyeshuri, iyo usoje amashuri ahangaha ushobora guhita ubona ibyangombwa mu buryo bwihuse. Ya permanent resident applyinga bakayiguha, kandi permanent resident murabizi ko ibituganisha kuri nationality. So ubona ibyangombwa mu buryo bwihuse. Iyo uje nk'umunyeshuri uba wemerewe, murabizi ko n'ubundi kandi ufite uburyo bwo amasaha wemerewe gukora. Nabyumva ko bari ibintu byiza cyane. Uba wemerewe gukora, ni motivation ku munyeshuri. Iyo uje nk'umunyeshuri ahangaha uzana umuryango, nubwo wenda muri iyi minsi bitoroshye. Nababwiye impamvu bisa nkaho biba bikomeye, nako ubushize nsobanura impamvu kuza hano muri iminsi bikaze. Ako kantu bagiye kubabwiramo, ariko urumva muri iminsi ntago byoroshye. Ubundi iyo ubonye visa y'ubunyeshuri bakwemerera kuzana n'umuryango. Abantu benshi nta nubwo icyo kintu bari bakiza, ariko umuryango wawe wibanze ushobora kuza uwuzanye, abana wabyaye, umugore cyangwa se umugabo wawe, noneho wenda n'ababyeyi bawe. Kuko akenshi hano baha agaciro kuba umuntu ari kumwe n'umuryango, aho umuryango cyane. Niyo mpamvu akenshi ujuje kwiga bavuga bati abaramutse azanye n'umuryango, no kugira ngo bunguke iyo population, aramutse azanye n'umuryango byaba byiza kurushaho mu kumufasha processinga neza amashuri yiwe. So ibyo ngibyo ni byiza byo kuzuje kwiga.
Ibi rero byo kuzuje nk'umunyeshuri, of course uburyo bwo kuzuje nk'umunyeshuri burahenda cyane guys, burahenda. Akenshi burahenda, sponsorship biba bigoye kuyibona. Iyo ushaka kuza kuri study permit biba bigoye mu buryo bwo kuba donc kubona quantité y'amafaranga bagusaba ku ma bank statement, ntago biba byoroshye, ntago ari ibintu bitworohera twese, ni ibintu bisa nkaho biba bigoyemo. Nukuvuga iyo ni imwe mu mbogamizi ituma kuza nk'umunyeshuri bisa nkaho ari bibi. Ikindi gituma bisa nkaho ari bibi, biratinda, ntago byihuta cyane ugereranije n'ubundi buryo bumwe ndibuze kuza gusobanura. Biratinda, bifata igihe kirekire, akenshi usanga ari amezi 3 cyangwa se 2, nubwo wenda muri no minsi ishize cyagiye bakira abantu benshi nko nabibabwiye bihutishaga ibintu. Bahanga baherutse kubivugurura, ntago bigitinda cyane, ariko ubwo buryo bwatindaga muri iyi minsi ishize, uretse ko biri kujya ku murongo muri iyi minsi bitagitwara igihe kirekire cyane. Uburyo bwa kabiri rero ngiye kugarukaho ni uburyo bwa permanent resident, ari nabwo tugiramo abantu benshi bakunda kuza bakuru, ukajya kumva nk'umuryango ko runaka wagiye Canada, ukibaza se bagiye gute, wenda batakubwiye cyangwa se bitabaye ngombwa kuba mu babwira bahayo makuru, ariko akenshi abantu bo mu bimiryango babaje mu buryo bwa permanent resident. Nuko nko kuvuga ngo kuza kuba hano mu buryo burambye, niba ariko nabyita wenda mbisobanuye. Ubu buryo burambye rero ikiza cyabyo nuko burihuta cyane, ba approved kuri visa birihuta cyane, bifata igihe gitoya. Ikindi kiza cyabyo uzana umuryango wawe wose, kwa kundi nabibabwiye, abana bawe, umugore n'ababyeyi bakubyara, mukaza muhagurukanye. Indi kiza navuga wenda nuko uhita ubona ibyangombwa mu buryo bwihuse. Urumvuje kuri residence permanent no kuvuga ngo hagurutse uyifite, so rero ubona ibyangombwa mu buryo bwihuse. Akenshi bibi wenda bisa nk'uko biza bitewe nawe, iyo tujuje ibyangombwa usabwa niho usanga bisa nkaho bidindiye, bitewe nuko haza kuza cyagiye cyo kongera kuri reviewinga dossier yawe, bikongera bigafata umwanya wenda kungana nk'uwo wari watakaje ku gihe cya mbere utangira processes. Uburyo bwa gatatu ni uburyo bwitwa pre-entry program, ni uburyo buzamo burimo ibyiciro, aho usanga tugira icyitwa CEC, the Canada Experience Class. Icyo gihe abara nk'abantu wenda bafite experience ku bintu runaka igihugu kibakeneye bitewe n'ubumenyi bukomeye bafite, so ugasanga nyine icyo gihe waplayinze ushobora kubona ubushya bwo kuza vuba. Azamo icyitwa Federal Skills Work Program. Federal Skills Work Program rero nayo ni uburyo ahangaha bigendana n'ubumenyi ufite, wize wenda ibintu ufitemo experience y'akazi, ubumenyi ufite uko bungana amashuri yawe uko areshya. Ukumva ijambo skills program no kuvuga ngo hari ubumenyi runaka ufite, ubumenyi ngiro runaka ufite, nibwo bushobora kuguhesha amahirwe yo kuba byakwihutira kuba wabona uko winjira ahangaha binyuze muri ubwo buryo. Nkuko nabibabwiye mu kiganiro, cyangwa se nkuko nzabibabwira mu kiganiro cyiza, gendana kenshi n'indimi. Kubuza indimi ni ikintu gishobora kukwihutishiriza kuba zapuwe zawe zishobora kwiyongera. Iyo uzi indimi, iyo ufite CV nziza cyangwa se warize ibintu byiza, ufite experience y'akazi keza, ikindi kandi hari imyaka runaka usaba aherereyemo, ni ibintu byiza cyane. Iyo ufite nanone umuryango ugukomokaho w'abantu bakiri batoya, birihuta cyangwa se byumvikana vuba, biri mu bikongerera amahirwe. Ibyiza byabyo mpereye ku byiza, birihuta cyane. Ikindi kandi iyo ugeze ahangaha byoroshya uburyo bwo kubona ibyangombwa. Ikibi cyabyo rero kuyibona biragoye, urumva, kubera uko kuntu nyine bisaba experience iri hejuru. Usanga kenshi abantu bafite experience ari babandi nyine bisaba ngo umaze imyaka myinshi mu kazi, so ntago byoroshye. Ikindi CV zikomeye zigaragaza amashuri wize ahambaye, ntago wazanuje gukinata, ntago babyemera. Ije muri ubwo buryo bisaba ngo ufite amashuri ahambaye, nabyo urumva nyine bisaba bibona umugabo bigasiba undi. Uburyo tugiye gukurikizaho rero ngiye kubabwira ni uburyo bwiza cyane abantu benshi bakunda kwisangamo. Abantu benshi bajya banambaza, bakunze kumbaza mu bikari ngo niba ari abasikama cyangwa se uburyo buri true. Ni uburyo bwitwa Provincial Mini Program. Iyi Provincial Mini Program hano nkuko mubizi wenda ntagiye muri byinshi, Canada ni igihugu ariko kikagira n'ama province, kandi province runaka ibifite system y'uburyo ki igomba kuzana abantu, igomba kugira uruhare mu gufasha igihugu kwinjiza abaturage. Ni ukuvuga ngo province ibifite uburyo kiyashyizeho, ibifite ibintu runaka yasetinze ku buryo abantu bifuza kuyinjiramo bagomba kuba bujuje. Ibyo byose nzagenda mbibaha, mvuge kuri buri province n'ibyo basaba mu biganiro bikurikira. Sobanure province runaka kugira ngo yinjiremo bigenda gute, ese bisaba iki, iyo isaba ibihe byangombwa. Province runaka ishobora gusetinga ikavuga uti dukurikije umubare twinjiza ubushize, kuri iyi nshuro tuninjiza uyu mubare w'abaturage uyu n'uyu.
igira principe nyine igenderaho arizo ngomba kubabwira nshaka kubabwiraho mu biganiro bizakurikira. Izo principe nzazibabwira. Muri izo provincial mini program harimo nukuvuga ubwo ngubwo harazamo Alberta Immigration Nominee Program, hakazamo British Columbia Province Nominee Program BCPNP, hakazamo Manitoba Provincial Nominee Program, hakazamo Newfoundland and Labrador Provincial Nominee Program NLPNP, hakazamo New Brunswick Provincial Nominee Program NBPNP, hakazamo Nova Scotia Provincial Nominee, hakazamo Northwest Territory Nominees Program, hakazamo Ontario Immigrant Nominee Program, hakazamo na Prince Edward Island Provincial, hakazamo Quebec Skilled Workers Program, hakazamo Nominee Program. Izo ngizo ni province ziri muri Canada. Nuramuka ubonye nka email cyangwa se ukagira amahirwe wenda yo kubona yo kubitangira ukumva wenda nk'izina rimwe rijyanye n'ibyo ngibyo, uzamenye ko ari ibintu tari scam, uzamenye ko ari ibintu bishaka kugukorera umuti igihe ubaye ufite gahunda. Ubwo ubutahanza nukuzabakorera ikiganiro kibaha liste y'icyo izo buri province ikenera ibiki kugira ngo uyinjiremo. Ese province byaba byiza kwihutira kwa applyingamo ni yihe, bitewe nuko wenda iracyafite abaturage bari hasi, ifite amahirwe yo kwakira abantu benshi. Icyo gihe bafite gahunda yo kwakira abantu benshi, uba ufite amahirwe yo kuba waza muri uwo mubare w'abantu benshi. Iyo province ifite abantu benshi, urugero wenda nka Ontario igira abantu benshi cyane na BC zigira abantu benshi cyane, icyo gihe uba ufite iyo applyings uba ufite amahirwe make ya par rapport ya pourcentage bagomba kwakira. So ni byiza rero kutangira processes wahisemo province ishobora kurushaho kuguhesha amahirwe ku cyitwa provincial nominee program. Ikindi kandi ukareba province gendana na experience ibyo ufite. Ari province ikenera abo bantu ariko bagomba kuba bari specific mu byerekeye ubumenyi ngiro runaka. Niba ugiye kujya muri province runaka ugasanga wenda abantu bakeneye n'abantu bari muri wenda kubera ko ifite abaganga bakeya, ugasanga wenda abantu bakenera abantu bafite ubumenyi ku by'ubuganga, ugahitamo province busanye n'iby'ubuganga cyangwa se idakeneye abaganga, cyangwa se ukaba ufite warize ubuganga ugahitamo province idakeneye abaganga, icyo gihe biguhesha amahirwe makeya mu kuba wabona iyo visa yaho ikuganisha muri iyo province. So icyo kintu mu cyitondere utanza kigarukaho mbahe liste y'ibyo bakenera n'ibyo wareba kugira ngo bikugendekere neza ubona amahirwe. Rero buri province nkuko mbibabwiye ifite uburyo bwayo bwo kuzana abantu, ariko habamo ibi rero. No kuvuga ngo iyo wize bidakenewe nk'utoranya, ikindi kandi iratinda kuyibona, bisaba igihe cyo kinini, bisaba kwihangana. Iyi process ifata igihe kirekire, donc bisaba bijyemo ari ibintu nyine uzaha umwanya umenya kwihangana. Ikiza cyayo rero uzana umuryango wawe wose, iyo wayibonye wayapplyinze ukayibona. Ikindi kandi iyo utangiye process uko nabibabwiye ngo akenshi kuza muri ubwo buryo bitanga amapwe. Ikindi nuko amapwe mu cyabiri niba ari 1200 points 600 province itiziguha iyo ibona wujuje ibyangombwa, noneho ayandi 600 akazaturuka mu byangombwa uzatanga kuri 7, kuvuga mu mapwe 600 tuyabona iyo province yaguhisemo. Urumva ni ibintu byiza cyane kuko province guhitamo ariko kana applyinga visa. Kugira ngo ubone visa rero bisaba ya mapwe kuba uyujuje muri bya bindi bagendera muri criteria nzababwira. Uburyo bwiza bwa gatandatu rongeye kugarukaho n'uburyo bwo kuza uje gukora. Icyo kintu abantu benshi mukunda kukigarukaho mu gikari, mana yanjye mukambwa ati cyuzuzo dushakira akazi, turwaneho tubwira ukuntu umuntu yazaje gukora aho ngaho, dufashe ukuntu umuntu yakora ari hano ari aho ngaho, niba ari gukora hano ngo sinzi ukuntu bajya babivuga abenshi bambaza. Ariko icyo kintu iyi point ndashaka muyumve neza, ishobora kugufasha kugira akamaro. Kuzuje gukora ahangaha abantu mu bibazo umuntu uri hano ngo nshakira akazi, nukuri ntabwo byoroshye. N'uburyo buriho bwo kuza ariko biragoye cyane. Impamvu bigoye cyangwa se impamvu ari bibi, reka mpere kukiza wenda da, reka mpfe guhera ku impamvu ari byiza. Ni byiza of course ubuje ufite akazi. Abantu benshi bagera ahangaha urumva kuri izo nuzo zose navuze hejuru, nta na kimwe kiguhesha ubwo bushobozi bwo kuza ufite akazi. Uraza ugashaka akazi, ariko iyo uje gukora urumva deja ufite akazi kaguhagurukije, dufite contract y'umuntu, ufite icyo uje gukora, uhita ujya mu kazi kandi icyo twese tuba dushaka. Urumva biba bigabanyije stress z'abantu benshi duhura nazo mu minsi ya mbere yo gushaka akazi, gafitinga yeda nibyo twize cyangwa se gafitinga n'imishahara dukeneye cyangwa se wenda akadufasha mu buzima bwa buri munsi. So ni ukuvuga ngo kuzuje gukora ni byiza, bifite ikiza nk'icyo ngicyo, kuko urumva akazi kujya mu mahanga, akazi ni ikintu cyihutirwa, ariko biragoye kubona iyo visa. Ntago bigira amahirwe menshi kubera ko nanone kugira ngo ugende ugiye gukora bisaba ngo nawe imagine niba hari imirimo iri ahangaha
idafite abantu ukurikije umubare w'abantu binjira mu gihugu indege zirwa zikuguruka hariya ku kibuga cya Montreal cyangwa se no ku bindi bihugu muri rusange by'indege hano. Wibaze niba abantu bose bagera ahangaha haburamo umuntu ushobora gukora ikintu runaka ku buryo biba ngombwa yuko bajya gutuma abantu bo muri ibi bihugu runaka ngo baze kugira ngo bafashe akazi, ngo baze ngo kugira bakora ikintu cyananiranye. So biragoye kuba hagaragara inshingano zananiranye cyangwa zabuze abazikora ku buryo nyine biba ngombwa yuko bajya gutuma abandi bantu mu bindi bihugu. Keretse umuntu abigukoreye wenda afite nka company ikomeye hanga akabigukorera ari nka deal, ariko nabwo biba bigoye akagukurwa no nk'umuvandimwe, nabwo biba bigoye kuko icyo gihe bimusaba kubanza kugaragaza yuko ibyo proof zigaragaza ibintu byose anga ni proof guys. Abanza kugaragaza proof zigaragaza ko yabuze abo bantu mu gihugu. Ese ni urugero niba wenda mfite ni urugero tuvuge ko mfite company wenda ikora cyangwa se ipakinga inyama cyangwa se ipakinga amahonje cyangwa se tunguru, nabuze abantu muri iki gihugu cyose bashobora kuza bagapakira ibyo bitunguru ku buryo nkeneye gutuma abantu wenda biwacu mu gihugu cyacu, icyo ngicyo barakibaza. Garagaza impamvu. Urabanza ugumanika amatangazo kugira ngo abantu bari mu gihugu basha uherereye, ushyira amatangazo ku mbuga nkoranyambaga zose zahe hose, ugaragaze ko ushaka akazi kuri za Indeed, ushiraho ugaragaze ko ushaka akazi. Bigaragara yuko nta bantu bigeze ba applyinga bashaka gukora ka kazi washyize ku isoko. Icyo gihe nibigaragara yuko wabuze abo bakozi ukeneye muri company yawe, nibwo noneho uzaba ufite uburenganzira bwo kwapply ukavuga ati murabona nari applyinze ntegereje igiki niki, nabuze abantu bamfasha kano kazi muri iki gihugu, ndifuza ko mwampa uburenganzira cyangwa se ndifuza ko mwampera izi visa aba bantu kugira ngo babashe kuza babashe kumfasha izi nshingano. Ngaho nimumbwire rero hano ni igiki guys, anga bari abantu b'ingeri zose. Uko nguko utekereza uri wacu, uko nguko wumva ugeze hano nyine wakora ibintu byose. Hari abandi bantu bavuye mu bihugu byabo nabo baza ariyo gahunda afite, ariyo target afite, ku buryo akazi akariko kose nyine yihangana kagacapa kabisa, cyane kakazanga kose kabara akazi kaba gafite agaciro. Akazi kose kaba gafite agaciro. Mu kiganiro nzabaho ubutaha gisobanura uburyo ki utuzi hano tugenda tugira agaciro hano, umukozi n'umukoresha bose baba bameze nkaho bigenda kugira muzagikurikira muzagikunda. So kizatuma wumva ko hana akazi nta kazi kabura umuntu ugakora, ahubwo ako kazi utekereza yuko kadafite umuntu ugakora wazi uje gukora niko gafite abantu bagakora ari benshi. Ko hano hinjira abantu mu buryo butandukanye, haba harimo n'abandi banyuze hano abantu amezi 3 mu mazi, akamara amezi 3 mu butayu arwana kugira ngo agere ahangaha. Ubwo umuntu yagera ahangaha akananirwa gukora ka kazi utekereza we wazi uje gukora nk'umuntu, donc wumva uje gukora ikintu abantu bose bapinze ahangaha. Nta kazi umuntu yanga gukora ahangaha, nta kazi apinga. Icyo ni icyambere, cyane ko imishahara yako iba yenda kungana. So rero biragoye ko ahangaha hagaragara akazi kadafite abantu bagomba kugakora, biragoye cyane. Ikibi cyabyo rero no kuvuga ngo ntago ari amahirwe akunze kubaho, ntago ari ibintu bikunze kubaho, ni kalal. Ikiza cyabyo no kwijuje gukora nk'umukoresha byabaye ngombwa ko abona ubwo burenganzira cyangwa se akaba ishizo visa akabatumaho. Icyo gihe uba ufite amahirwe. Mu byiza navuze no kuvuga ufite akazi ariko ufite n'amahirwe yo kuba hari ibintu runaka umukoresha kwishyurira, donc hari charge runaka ziba zikuvuye kuko umukoresha agufasha kwishyura izo charge. Hakaza uburyo bukurikira, nakita yuko ari uburyo abantu benshi nanone bakunda kumbazaho, visa yo gusura. Umuntu ushaka kuzaje gusura nibyo birashoboka muri iyi minsi biri no gukunda cyane, mbahaye hinti ubundi buryo bwose, ariko cyane visa za visite ziri gukunda. Niba ufite umuntu ahangaha musaba guha invitation aza kurwaneho. Guys, niba uri ahangaha uzi ko ufite umuntu wifuza kuza hano mukaba mufitanye isano cyangwa se mukaba mufite ikintu muhuriyeho, muha invitation aza gusure, mufashe kugirwa umugisha nawe agira amahirwe yo kugera hano. Cyane ko aba ari visa nziza y'igihe kirekire, akenshi bayiguha bakurikije imyaka passport yawe ufite. None hariko hakaba ari amezi ugomba kuguma ahangaha mu gihugu, gataha ukagenda wenda ukazongera ukagaruka, ariko wabanje gutaha beretse ko ugomba gutaha. Nukuvuga iki rero, ayo mezi hano muri Quebec na mezi 6, ntabwo ugomba kurenza amezi 6 I think utarasubira iwanyu, ukazongera ukagaruka kuri iyo visa ya visite. Visa ya visite rero ikiza cyayo iroroshye kuyibona. Iyo ufite umuntu hano iroroshye rwose, isaba ikintu gitoya, ntago isaba ibintu bya danje. Ushobora kujya muri system ukayapplyingira kandi bikakorohera, iroroshye cyane. Nzabasharinga screen, nzabafasha kumenya ibyo ukenera uje gusura, uko wabigenza ushaka kwa applying iyo visa ya visite. Iroroshye, ntago ari visa uba ugomba kugera ahangaha ngo ustruggling kuko ufite umuntu uje kureba, urumva uraza ku uburyo bwo kwiyinstara bukoroha bukakorohera.
ikibi cyabyo rero visa visit irahenda cyane, kuko niba ugiye kuza gusura umuntu hano rimwe barakubwira ati ntago bishingiye yuko uwo muntu ari wowe uzamubera umusaraba. Ugomba kugaragaza yuko ugeze ahangaho umuntu akaramuka gutengushye. Mbere yuko ngaruka cyane ku bibi bya visa visite, munyemere mbanze babwira aka gatipu nanibagiwe ko ikiza cya visa visite, iyo ufite visa urumva ubuza wemere kuza ukagenda, ukemerwa kuza ukagenda, ni ukuvuga ngo ikongerera travel history yawe, bituma history yawe yo kugenda mu mahanga isa nkaho yagutse, bakabona ko nibuze ugataha wenda icyo gihe ukeneye nka nyuma nko kujya muri Amerika birakorohera. Iyo ukeneye kongera kugaruka ku zindi mpamvu runaka birakora ko babona ko waje ugasubira iwanyu. So ni ukuvuga ngo ikibi rero nicyo ngiye kugarukaho. Visa visit irahenda cyane nkuko nari maze kubibabwira, irahenda ku rwego rwo hejuru. Bavuga bati watifuje gusura umuntu wagera ku kibuga cy'indege akakwigarika. Ni urugero, reka dusuppose uje nko gusura umuntu wagera hano nkagutenguha, wenda uje nko gusura umuntu, wenda dusubije nko kunsura wagera hano bikaba ngombwa ko njye nawe bitaba ngombwa ko duhita tubona uburyo bwo kukomunikana kubera impamvu zimwe cyangwa izindi, bikaba ngombwa ko ntakwakira wenda. Ni urugero, ni ukuvuga ngo baratekereza uyu muntu niba ngombwa ko umuntu aje kureba bitari bibe ngombwa ko amukomeza kumukurikirana, biragenda gute? Turabigenza gute? Ntaraba umutwaro kuri twebwe. Ariko wamaje kugaragaza ko ufite amafaranga, ufite ubwo bushobozi we ku giti cyawe, ni ukuvuga ngo uba ufite amahirwe yo kubona iyo visa, kubera ko n'ubundi niyo wagera ahangaha uzaba ushobora kwirwanaho. Ufite amahirwe akomeye yo kubona iyo visa. Rero visa visite ni uko nguko biba bimeze, ariko nanone irahenda cyane, nicyo kibi cyayo. Ugomba kuza ufite ubushobozi buri hejuru cyane. Indi point ngiye gukurikizaho cyangwa se ubundi buryo ngiye gukurikizaho bwa munani bwo kuza ahangaha muri Canada ubyifuza, ni uburyo bwa Canadian Investor Immigration. Ni ukuvuga ngo ni uburyo abantu baza baje gushora imari, abakire. Canada Investors Immigration ni ukuvuga ngo abantu benshi bafite amafaranga ntago bazi uko babigenza ngo agere ahangaha. Niba ufite amafaranga, hari uburyo ki nzagusharinga screen cyangwa se nzabaha ibiganiro bikurikira bibereka ibikenerwa uko wabigenza. Donc nibo ari kubanza kwiga umushinga, n'urugero ukagaragaza umushinga uje gukora, ukagaragaza ikintu uje gukora, bikabanza bikagaragaza ko kizagirira abaturage umumaro, bikabanza bikagaragaza ko ikintu kije gikenewe, bikagaragaza yuko ari ikintu kabisa kije guteza imbere iterambere ry'igihugu. Icyo gihe iyo bareba bakabona uzakora uwo mushinga ukalaninga wagaragaje ubushobozi bwawe, akenshi bisaba nk'igice cya miliyari. Akenshi icyo gihe ufite amahirwe miliyoni 500. Yes, icyo gihe ufite amahirwe yo kuba wabona urwo ruhushya rwo kuza gutangiza umushinga ahangaha, kandi ukabanza ukiga ku mushinga, ukagaragaza ngo umushinga unjyanye uteye gutya. Umushinga ukuzanye iyo ari umushinga bigaragara yuko uzabasha kuraninga, ukishyura abaturage, ukaresiza nta byo kuza ngo uhite utangire nukora wita uferinga. So ukagaragaza uburyo technique tuzakoramo umushinga wawe ku buryo utazagutenguha bitewe nkuko uzaba uri mushyashya mu gihugu. Icyo gihe uba ufite amahirwe akomeye yo kuza nk'umuntu uje kwinvestiza mu gihugu. Icyo gihe uba ufite amahirwe. Ikibi cyabyo rero bisaba amafaranga menshi cyane. Ugomba kuba ufite ubushobozi bukomeye buri hejuru, ugomba kuba ufite business plan nkuko nabivuze y'umushinga wawe nyine wubakitse kabisa usobanutse. Akenshi cyo koza izi visa zikunda kubona abantu bo mu bihugu nanone bikomeye byateye imbere, abahinde n'abashinwa kabisa. Hano bakunda kugira amahirwe yo kubona izo visa cyane kuko baraza bagateza imbere, bagakora imishinga nyine bakayubaka. Ariko natwe bacu byashoboka nyine, abantu bashobora kuza bagakora more, bakifatanya, bakagira gute umushinga bakawugenza neza. Ni ishema ku gihugu uba waturutsemo, ni n'ishema ku gihugu uba ugiyemo. Ni byiza cyane. Ibyiza rero abakire nyine, abakire biraborohera cyane. Iyo uri umukire ufite amafaranga of course birakorohera cyane. Ufite nyine amahirwe akomeye. Kandi none ikindi cyiza, akenshi uje kwinvestiza nka gutyo nanone uzana umuryango wawe. Uraza ukazana abawe, uzana umuryango, abana wawe wabyaye n'umubyeyi, ababyeyi bawe n'ababyeyi b'umugore b'umupatena wawe, umugore cyangwa umugabo wawe, ndetse ukazana n'umugore cyangwa umugabo wawe. Ikindi kandi andi mahirwe yibamo ino visa, ushobora kugira abantu bamwe runaka, ushobora nko guhesha amahirwe, kuko akenshi iyo bakumva nk'umuntu uje guteza imbere igihugu, uba ufite uburenganzira bwo kuba wasaba kwizanira abakozi bawe mu rwego rwo kugira ngo bagufashe muri business, abawe wizeye cyangwa se abakozi bawe mumenyeranye musanzwe mukorana. Ni ukuvuga icyo gihe ushobora kugira amahirwe ariko ukanahesha abandi bantu amahirwe. Nicyo cyiza
cy'iyi visa nicyo cyiza cyo kuza muri ubu buryo, uhesha abantu amahirwe menshi, biba bishoboka kuba abandi bantu baza kuri ya work permit nagarutseho. Ni ukuvuga ngo ahangaho kuzana abantu kuri work permit ahangaha bita bikorohera cyane. So uburyo bundi ngiye kugarukaho rero ari nabwo ndi busorezo, kuko uburyo bwo ni bwinshi cyane nabwo birenze 12, ubundi nzabusobanura ubutaha cyane ko akenshi babugoranye ku bihugu by'iwacu, kenshi bukunda gutera imbere mu bindi, bukunda gukora mu bindi bihugu byateye imbere. Uburyo bwa nyuma ngiye gusorezaho ni uburyo bwa tourism, uburyo uzuje gusura igihugu, ibyiza nyine, donc ukaza nk'umuntu uje kureba. Nta gihugu kitagira tourism, iwacu murabizi tuba dufite ibintu byinshi byinjiza abantu, abanyamahanga baza baje kureba, ariko igihugu cyose kiba gifite iyo gahunda yo kwakira, iyo programme yo kwifuza kwakira abanyamahanga baje gusura, bakareba ubwiza nyaburanga, bagasura, bakiga, igihugu kikinjiza ayo mafaranga yo kuba hari abantu runaka baje bagatanga amafaranga yo gusura. Abatuye igihugu bakinjiza amafaranga yo kuba ibyabo basuye byinjije, kandi donc ubwo na wa musoro muri rusange ukaba ari inyungu ku gihugu n'abaturage b'igihugu muri rusange. So rero uburyo bwo kuzuje gusura nabwo ni uburyo bwiza cyane. Ikibi cyabwo nuko busaba amafaranga menshi, bigaragaza ko niba uzajuje gusura igihugu, icyo gihe ugomba kugaragaza yuko ufite amafaranga ahagije. Niba uje kugusura uzishyura ibyo uzasura, niba uje gusura uzirwanaho, uzaba mu mahoteli wenda n'urugero, cyangwa se ugomba kuba ufite bank statement ifatika kabisa isobanutse. Ntavuze byinshi, uburyo bundi ni bwinshi cyane, uburyo ntabwo nshaka ikiganiro kiba kirekire, ibindi nzabivugaho ubutaha, uretse ko ari n'uburyo budakunze gukoreshwa cyane iwacu. Ariko mu by'ukuri ubwongo bwo kwinjira hano, ibi ni byiza nabusobanuye, nzagenda mbaha noneho ibikenerwa kuri buri buryo, kugira ngo urebe ko wakwisangamo, kugira umenye ibyo ukeneye kuorganiza kugira ngo ubashe kuza. Kandi uburyo bwiza bwo kuba wabikoramo mba sharing screen uko wabigenza. So murakoze rero, mwakoze kubana nanjye, mutere comment mumbwire uko mwabyumvishe, niba ari byagufashije, niba hari ubundi buryo wumva bwihuta, cyangwa se niba experience y'uburyo ufashemo butari mu bwo nasobanuye, waduha inyunganizi muri comment kugira ngo abandi bantu bunguka amakuru nk'ayo ngayo wenda ntabashije kugaho, byaba byiza kurushaho. Ni byiza mwakoze kubana nanjye, ndabashishikariza gukurikirana ibiganiro by'ubutaha. Ciao.